ntawe uhari. Aho yagiye? Yagiye mu kazi. Ari kuri shop. None se wazinyine mani kukira cyane nyishaka. Sinyine ni ukuri ndamushaka. Uriya mukobwa yarankomye. Njye ibintu uri kumbwira biri kuntera ubwoba. Ako tekereza umukobwa nabonye, ngahita njya kugura imyenda. Ako James. Ushaka teta. Ubwo si bya bindi byawe James ndakuzi nk'ukwepyaka. Ubwo si nawe wagiye ureka. Ubwo ngubwo urashaka kuzagenda nawe ugahita umunera nyawo. Wowe nkusabye ubufasha noneho utangiye kumbwira ukuntu nyine niyo mpamvu ngomba kubikubaza. Burasi si cyo umushakira. Ndiseriye ni ukuri. Uriya mukobwa yarankomye ni ukuri kw'Imana. Reka se yewe we uzize iki? Sha n'umunaniro mwana. Umunaniro wo kuryama hasi se? Ahubwo se inzara sinago birashya. Bishya iki uko uzinzi kwarika nuza kawunga. Hanyuma genda nawe ugiye kwarika kawunga, ibindi byose nabikoze, imboga zahiye, hanyuma amazi yahiye nayo ibisigaye birakureba. Hasi harye naguze kugateka ugateka. Cyokora iyo bibijumba cyangwa amateke. Abanyacyaro kuko iyo bibijumba cyangwa amateke ugomba kubyiga byose ukazabimenya. Ariko ntare bisa n'ibiki warebaga. Vamos con la llamilla. Jessica. Karame. Urahura. Uraho neza. Makuru yawe. Ni meza. Meze neza. Yego. Aho. Uraho. Misi myinshi. Myinshi cyane. Meze utese? Meze neza. Amakuru yanyu ni meza. Meze neza. Muragenzwa n'amahoro? Ni amahoro. Ariciye hano mbasuhuze naringiye ku kazi. Yego. Muricara cyangwa mwihutaga? Akicara iminota mikeya. Okay. Karibu. Karibu. Misi myinshi be. Myinshi cyane. Meze neza. Yego. Meze wowe? Nanjye meze neza. Uyu muhungu rero ibintu arashuka. Teta niba ari umukirekazi afite amafaranga, nkaba nirirwa mu birimo nka biriya nikorera itafari kuriya n'ibindi ntazi nshobora gukora muri ubu buzima, sinshaka kuzicuza ubuzima bwanjye bwose. Sekweri mu gitondo ubu nongera nsubire kwikorera bya bitafari byasigaye y'ejo.
Shema ntabwo nzi ubu nakusanya itike nakora nshaka itike narangiza nkisubirira mu rugo. Ako se nanone gusubirayo imbokoboko wasanga wenda wa mugani Teta ari amahirwe nari mbonye, cyane ko ukuntu namwumvise niwe ushaka kuzana muri ibi bintu by'inkundo, yaba ari amahirwe nkayibuze. Simana ubu nkora iki kweli? Ntacyo, Gasita yanyemereye ko ngomba kujya kumusura, nzagenda mbirebe ku maso ye, nzahava ukuri nkumenye niba ibi bintu ngomba kubikomeza cyangwa kubireka. Nari mvuye ku kazi nyine ndavuganika amace musuhuze. Yego. Umutuye ahantu heza we. Yes. Ahantu heza kabisa. None se biragenda ariko? Biragenda nta kibazo. Ese kamubaze waruntu wa mukobwa mwe mwigeze kuzana ndi ku kazi mushaka boss Alex. Teta se? Yitwa Teta. Ese uriya mukobwa akomeza kungaruka mu bitekerezo cyane nkumva ndimo ndamushaka cyane. Uriya mukobwa ko nabonye muziranye namubona gute? Uramushaka? Mushaka. Sibye cyagiye se hari ubundi mwigeze guhura? Namusanze ku kazi kuri shop ye, yewe byatumye nanagura n'ibintu ntari nabipanze. Naguze ibintu byinshi ariko mu buryo bwo kugira ngo byibuze nanamuganirize gusa. Ariko ebana namukeneye pe. So numva wagezeyo kandi nkaba numva ushaka ko naba urutindo rukugezayo. Urumva ibyo bintu nyine ngiye kubyumva neza. Njye ntabwo mfite amakuru nzi ahantu akorera, ariko ntabwo nzi ngo abahehe kandi muraziranye siko bimeze. Umuryango nyine umbwire umufashe ukuntu namenye ahantu aba. Se James koko raporo impamvu atazima ni iyi. Ibicuruzwa nazanye ndashaka nkora ibindi, ntabwo arama urutonde rwabyo. Ikindi ndashaka ko urutonde rw'abakozi bashya tugiye gushyira muri kampani kubera impamvu zo kwegereza abakiriya bacu ibikoresho. Ubwo rero ndi kwibaza gusa impamvu atari ku maraporo, ibyo ari ukubera nta mukozi wo kumwunganira, se yaba ari ukunanirwa cyangwa se muri za ngeso zo kuz'ubusinzi. Ni nabyo ngomba se umuntu yamuhamagara se byasaba kugira ngo umusange kuri biro ye, kubera yuko ntabwo numva impamvu atanga raporo uko bikwiriye. Ikindi ngiye gushaka ukuntu we ku giti cye yishakira umwunganira, kubera yuko ushobora kumuhereza umuntu ugasanga ntabwo wakoranye neza, ariko niba byarashaka umwunganira ibyangombwa bagashaka kugenda neza. Ahubwo ndikibaza se nzamushakira umukobwa mushakira umuhungu, sinzi biragoye ariko nta kundi. Gusa bigomba gukorwa vuba ko ngomba kumushakira umukozi umwunganira. Ngomba gushaka abakozi benshi bajya mu branch ngiye gufunga iyi kampani. Iyi kampani igomba gutera imbere byanga neza, kandi ngomba gukora vuba ku buryo nibura mu cyumweru gitaha nzasubira mu shop kuzana ibikoresho. Teta turabana? Abana? Turabana. Arahari? Ntawe uhari. Hari yagiye? Yagiye mu kazi. Ari kuri shop. None se wazinyine mani kukira cyane ngishaka.
sinkenera ni ukuri ndamushaka uriya mukobwa yarankomye njyewe ibintu uri kumbwira biri kuntera ubwoba ariko tekereza umukobwa nabonye nkahita njya kugura imyenda ariko James ushaka teta ubwo si bya bindi byawe James ndakuzi nk'ukwepyaka ubwo si nawe wagiye ureka ubwo ngubwo urashaka kuzagenda nawe ugahita umunteranya we nkusabye ubufasha noneho utangiye kumbwira ukuntu nyine niyo mpamvu ngomba kubikubaza buriya si cyo umushakira ndiseriye ni ukuri uriya mukobwa yarankomye ni ukuri kw'Imana ahubwo mfasha okay urabona teta biragoye gusa teta turabana isaha ku yindi tuba turi kumwe usibye bari mu kazi nzagerageza kumuganiriza nzakubwira nzamubwira sibyo urabizi yuko n'ibiceri ndabifite ntanagura n'akantu warumva ukagurira we ukagurira jye nawe nakakugurira ariko uriya mwana ndamushaka ni ukuri kandi bingiremo wenda ntiwite ku by'ukuntu wowe wagiye umwepa sibyo gusa uriya mukobwa ngewe yarankomye kandi ndamukeneye pe se gukoma nini arankurura cyane niko gukoma rega uzi impamvu musubirishijemo iryo jambo ndamuheza usibye wowe se hari undi muntu nziho byibura ntabwo mbizi nacyo nzabikugiramo nibikunda nzakubwira nibidakunda nabwo weya bikore harimo ikintu gifatika ni ukuri ikintu si cyo kibazo ikibazo ni ukutabyumva kwe yemereza diru rero ikibazo nzagura akantu okay James sawa ngaho genda sawa sigara amahoro sawa nzabikugira ndashaka nkuko nk'urupyisi teta nk'urupyisi care ngo ha makuru atarajyaho ivumbi sikuntu ukanuye wagira ngo urupyisi ngaho ngwino amakuru meza teta umva teta umva shanga ufitiye amakuru bigenze bite banza umbwire James nawe muhuye cyambwira James ko muhuye neza kwirakaza ntabwo muye nawe ntabwo tuhuye umva teta umva irengagiza ibyabaye ubushize n'uburyo twarakaranyije sibyo byirengagiza ibyo byikuremo birangire sibyo se ufitiye amakuru teta siko James avuye hano subimbye se abimbye James avuye hano agushaka kandi buri ikigaragara cyo James yaragukunze mwana va mu mikino wiha umwana mukundane mu b'inshuti kutinze kubyumva bisubiremo James yaragukunze Jessica mva mubwire reka iki kiganiro tukireke kuko ndareba wazatuma mfata indi myanzuro itari myiza reka iki kiganiro tukihorere sha mwana ava mu mikino mva reka nkwereke mva nyine nkubwire wowe ugomba kumwiha sibyo ntabwo wankuramo ikintu njyewe ariko uzatinya umuntu urenga inzira imujyana ku kazi akabanza agaza hano reka iki kiganiro tukireke
mva nkubwire teta buriya reka nkwereke ushaka wajya unyumva nk'inshuti yawe mubana wangira inama nanjye nakugira inama sibyo nese ubu wowe kujya ubasha kungira inama nkayumva kuki njye utanyumva watetse natetse byagenda n'ibiryo umva nkubwire teta ibiryo ndabiguha ariko ushaka wajya unyumva shuwama ibiryo buriya ushaka uzanga kunyumva nyamara teta ukazicuza nyuma ndasaba ibiryo okay